kubakurikira Wazo Speed. Yewe ni Mike Speed. Isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga uburyo wakwitegurira CV. Twateguye mu rurimi rw'icyongereza ariko turagerageza kubisobanura mu Kinyarwanda. CV rero mbere yuko twiga uburyo umuntu yayitegurira turabanza tumenye CV ni iki. CV ni ijambo ry'impine ryo mu rurimi rw'Ikilatini rivuga curriculum vitae, ariko mu Kinyarwanda ushatse kugenekereza wavuga ko ari nk'igisobanuro cy'ubuzima bwawe, kuko iyo urimo gutegura CV ushyiramo ikintu cyose kikwerekeyeho, yaba se ishuri wize, amakuru agendanye nawe ubwawe, ibyo wagezeho se, bikaba ibintu byose bikwerekeyeho cyangwa se amakuru yose akwerekeyeho ugomba kuyagaragaza muri CV. Icyo nakongeraho hano akaba ari document cyangwa se inyandiko ikoreshwa cyane cyane mu kwimarketinga cyangwa se mu kwiyerekana umukoresha, kuko ikoreshwa cyane cyane mu gushaka akazi cyangwa se no mu zindi mpamvu, ariko 90% ikunda gukoreshwa mu bijyanye no gushaka akazi. Ikindi igomba kuba itari ndende cyane, igizwe n'impapuro 2 cyangwa se 3 kugira ngo bitarambira ugiye kubisoma. Ibintu by'ingenzi rero bitagomba kuburamo harimo amakuru agendanye nawe ubwawe, ibyo wize, professional experience ufite, ubundi bumenyi ufite, izindi achievement wagezeho, publications, professional associations, buri kimwe cyose kijyanye na career yawe ntabwo ugomba kukibagirwa. Iyo urimo kwandika CV, buri makuru yose yawe uyashyiramo, yaba se amakuru yawe bwite uyashatse nayo uyashyiramo, niba se hari ibigushimisha cyangwa se ukunda nabyo ubishyiramo. Nk'uko mubibona rero nta kintu na kimwe gisigara, CV iba ifite amakuru yawe yose. Mwongera nasubiramo akantu k'ingenzi, ukibanda cyane cyane ku mwanya urimo applyinga kugira ngo uwo uyihaye cyangwa se uwo uyidepojeho abe interested in you. Rero tugiye gukoresha urugero rw'uburyo wakandikira CV. Icyambere uhera ku makuru yawe bwite, amazina, address, telefone, email, nationality, sex, marital status, date of birth, mbese amakuru yawe yibanze ugomba kuyashyiramo. Ikindi ukurikizaho ni education, cyane cyane ugahera hejuru umanuka, ukagaragaza ikigo na degree ndetse n'umwaka, ukagaragaza ibigo wizeho ndetse n'impamyabumenyi wagiye ukorera. Ikindi gikurikiraho ni professional experience, nakoze ahangaha, ugahera vuba hashoboka. Ntabwo uzajya gutangira ngo nakoze muri 2010 ngo nakoze aha, ngo 2008 ngo rahoya, ahubwo uhera 2021 nakoze aha, 2020 ngo raha, 2018 ngo raha, ukagenda umanuka ugendeye kuri experience ufite y'ahantu wagiye gukora. Ikindi cy'ingenzi ukurikizaho umaze kwerekana aho wakoze, werekana skills and qualification, ni ubuhe bumenyi ufite bwatuma tuguharinga. Team leadership, team building, computer skills. Iki gice werekana ubumenyi bwawe ufite, hanyuma award and honors, hano ni ukuvuga niba hari ibihembo wabonye watsindiye, niba hari imidari se bakwambitse nayo urayigaragaza. Hanyuma ikindi ugomba gukurikizaho ni publication and presentation niba bihari. Hanyuma professional association and affiliation, ukavuga se hari amashyirahamwe cyangwa se amatsinda y'umwuga ubamo, ukayagaragaza niba hari. Ikindi ukavuga indimi uvuga Icyongereza neza, uvuga Igispanish, Ikinyarwanda, Igiswahili, ukerekana n'urwego bivugaho. Fluent in English, Igifaransa ni very good, Igiswahili ni good, ntabwo ari cyane, ukabigaragaza. Hobby cyangwa se interest, niba se ushaka kubigaragaza, nkunda kumva music, nkunda kumva
nabyo ukabigaragaza ariko niba ubishaka n'ubushake. Igice cya reference cyo ni ingenzi, ugaragaza abantu bakuze na contact zabo, hanyuma ukora declaration ukavuga uti I hereby declare, njyewe ndemeza yuko amakuru natanze ari ukuri kandi ndabisinyiye. Urabona ko ntabwo ari ibintu bikomeye, hanyuma CV yawe izaba igaragara gutya.